Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 34, inshingano z'abakuru baza Presidia, gukomeza inshingano z'uwungirije umukuru wa Presidium, Visi Perezida. Visi Perezida agomba kujya mu nama ya Kuriya, ayobora inama za Presidium iyo Perezida adahari, ariko ntafite uburenganzira bwo kwigira Perezida igihugu ariho yavuyeho. Iki gitekerezo cyo mu gitabo cy'umuryango wa Mutagatifu Vincent wa Paulo kiravuga ibyerekeye Visi Perezida wa Presidium. Iyo Perezida adahari by'igihe gito, umwungirije ahita amusimbura. Umuryango ntiwahagarika imirimo yawo kubera umuntu umwe ubuze. Visi Perezida ategetswe rero gukora imirimo ya Perezida iyo adahari. Agomba kuyitaho kugira ngo hatagira icyononekara ngo nuko Perezida adahari. Visi Perezida azafasha Perezida gutunganya inama ya Presidium. Hari abibwira ko Visi Perezida agira ijambo iyo Perezida adahari. Nukwibeshya. Visi Perezida agomba gufatanya na Perezida. Bombi bagomba gukorera Presidium nk'umugabo n'umugore bakorera urugo rwabo, cyangwa nk'uko umutwari w'ingabo n'umwungirije bakorera abasirikare bashinzwe. Akamaro ka Visi Perezida si ugutegereza gukora gusa iyo Perezida adahari. Agomba gukorana nawe kuko nta mugabo umwe. Visi Perezida rero akwiye kumera nk'umusirikare mukuru uhora atunganya iteka imirimo y'ingabo yashinzwe, ntabe nk'umusirikare w'umusimbura. Ntiyashyiriweho icyubahiro gusa. Mu nama Visi Perezida agomba kwita ku tuntu n'utundi dushobora gucika Perezida, nyamara twafasha Presidium kujya mbere. Visi Perezida ashinzwe by'umwihariko kumenya abagize Presidium. Abaregio baje mu nama bwa mbere, akabakira neza, akabifuriza ikaze mu muryango. Agomba kumenya ko bahawe ubutumwa, akita ku nyigisho zabo, akamenya ko bavuga katena buri munsi, kandi bakamenyeshwa ko habaho abaregio bo mu rwego rw'abapretoriani n'ibisabwa kuba rurimo. Mu nama hamagara abaje n'abataje. Niba umenya umubare wa bose akavangura basezeranye n'abageragezwa, abapretoriani, abajutoriani, n'abafasha kandi bari kuri urwo rutonde, n'abafasha kandi kuri buri rutonde agatandukanya basezeranye n'abageragezwa. Akora ku buryo abafasha ba regio basurwa nyuma y'igihe kigeragezwa, maze bashimwa ko babaye indahemuka ku nshingano zabo. Amazina yabo akandikwa mu bitabo bihoraho. Abenda kurangiza kugeragezwa agomba kubanza kwitegura gusezerana. Abenda kurangiza kugeragezwa agomba kubafasha kwitegura gusezerana. Agomba kumenya abataza mu nama, abakunze gusiba akagerageza kubagarura kugira ngo batagendera ko. Umuntu arebye neza ashobora gusanga abaregio barimo ibice bitatu. Hari abaregio b'abanyamwete batajya bahinyuka ku murimo wabo. Hari n'abandi badatinda kuva mu muryango bitewe no kubura ubushobozi. Abandi ni abatarashinga imizi ngo bahamye, bakicara bahuhwa n'umuyaga, babitewe nuko bamerewe iwabo. Iyo bamerewe neza baba abanyamuryango nyabo, bamererwa nabi bakawuta. Abo rero baba bakwiye gukomezwa n'umukuru bitaho buri gihe. Kugumana umuregio wari usanzwe muri regio bifite akamaro kuruta kwakira umushya. Visi Perezida nakora neza umurimo wazatuma ibikorwa byiza byiyongera, atera abandi umwete. Ibikorwa byawe byiza bikaganza ibi bimaze umwete afite ugatuma Presidia ziyongera. Ari ukogeza ivanjiri kurenza uko. Visi Perezida agomba kwibutsa abaregio gusabira abaregio bapfuye nk'uko iki gitabo kibisobanura. Visi Perezida agomba gusura abaregio barwaye, abataboneka agakora uko ashoboye abandi baregio bakabasura. Ayobora abaregio kandi akabatera umwete wo gutora abafasha cyane cyane abajitoriani, kandi agakomeza umubano wabo. Abanovisi batangazwaga nuko Mutagatifu Teresa yamenyaga ibitekerezo byabo. Umunsi umwe adusobanurira uko yabigenzaga, ati: ntacyo mbabwira ntabanje kwambaza Bikira Mariya musaba kunyereka icyabagirira akamaro.
nanjye ubwanjye ibyo mbigisha birantangaza. Ibyo mbigisha nsanga ari iby'ukuri, kandi nsa n'ubyongerewe na Yezu Mutagatifu Tereza w'Lisieux, umwanditsi sekereteri. Umwanditsi agomba kujya mu nama za kuriya, afite inshingano yo kwandika no kubika inyandiko mvugo z'inama ya Presidium. Agomba kubitegura neza igihe cyo kubibwira abandi, akabisoma neza kuko bifitiye irejiya akamaro. Ibigomba neza ntibigomba kuba birebire cyangwa bigufi cyane. Iyo izo nyandiko mvugo zikoze neza kandi zigasobwa neza, zituma inama iryohera abayirimo kandi bigatuma rejiya ijya mbere. Umwanditsi ushaka gutunganya umurimo we yandika akantu kose kavugiwe mu nama. Umuntu wese akunda isuku, nicyo gituma umwanditsi akwiye kwirinda kwandikisha ikaramu mbi no gukoresha impapuro zidafatanye zitatanye. Umurimo w'umwanditsi si uwo kwandika gusa ibivugirwa mu nama ya Presidium. Agomba guhora yiteguye kugira ngo buriya nimwaka raporo zihite ziboneka. Niwe ushinzwe kwandika amabaruwa ya Presidium no gukora ku buryo ihora ifite ibikoresho bihagije byo mu biro. Perezida afite uburenganzira bwo guha abandi barejiyo ba Presidium imirimo imwe mu y'umwanditsi. Ivanjiri tubwira ko ibyo Mariya yabonaga byose yabishyinguraga mu mutima we. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 2 umurongo wa 51. Boticeri wasanga n'uwemeza ko yabyandikaga. Boticeri wasa n'uwemeza ko yabyandikaga, atiriwe asesengura ayo magambo ya Mutagatifu Luka. Dore uko yabishushanyije: umumarayika ufashe ikidawa kirimo wino mu kiganza cy'uburyo, naho ikindi gifashe urupapuro Mariya amaze kwandikaho Magnificat mu nyuguti zinogeje ku buryo bwa gihanga. Umwana Yezu yifashe nk'umuhanuzi, asa n'ushaka kwigisha umubyeyi we kwandika. Ikidawa kirimo wino nticyari gikoze muri zahabu cyangwa mu mabuye y'agaciro. Icyo kidawa kitumenyesha ko Mariya yigaruriye ijuru n'isi, kikatwibutsa kandi ko abantu bazandika kugeza igihe isi zashirira ibyo Mariya yavuze byerekeye ikuzo rye. Vloberg, umubitsi wa Presidium. Umubitsi agomba kwitabira inama za kuriya. Niwe ushinzwe kugura ibintu no kwakira amafaranga ya Presidium, akayandika mu ikayi, akamenya yakoreshejwe n'ayasigaye kandi akabitangaza muri Presidium. Umubitsi agomba kureba neza ko baka imfashanyo muri buri nama. Ntashobora gukoresha amafaranga adafite uruhushya rwa Presidium, kandi ayabika mu isanduku ya Presidium akurikije amabwiriza ahabwa n'umuryango. Yita ku nama zerekeye uburyo bwo gushaka amafaranga uko bikwiye mu mutwe wa 35 uvuga ibirebana n'umutungo, kandi rimwe na rimwe ajya yereka Presidium aho ibintu bigeze. Bikira Mariya ni mushyinguzwa w'ubutatu butagatifu. Niwe kandi ugaba ingabire za Roho Mutagatifu, akazi uwashaka no mu rugero washaka. Mutagatifu Albert Mukuru. Mariya ni ubitsi inema za Yezu Kristu. Ni Yezu ubwo afite kandi ni watanga. Mutagatifu Petero Juliana Eymard. Umutwe wa 35, isanduku ya rejiyo.